Hey, Alice. Oh. Ah, you took your time. Really? Ah, that was good. Wow, thank you. You gave me time to do it. Thank you, I appreciate it. So, that was this one. Yeah, next time, bring this one again. Okay? Yeah. You give me this one again. Okay. The money was enough. Yeah, it's enough. Nice. Thank you. See Anyways. you. Yeah. See you. Okay. Yeah. We vipi? Man, nuko urasumeza se? Kubona wagira ngo ugeze na Dubai utucanga. No, ntabwo ari bya bindi nazaga nkubwira bisanzwe. Ubwo byancanze. Zakwakeza? Si buriya ubundi abakobwa badufata bati. Nuko ufata kwa mwiretsa. Uburyo ugiye umwereka nikagufatamo. No, araje atangiye kunyereka ko twishimiranye, sibyo? Nge tell me bro. Hanyuma se amaje kureka mwishimiranye, bigenda gute? Sinari nabikubwiye ko twari dufitanye gahunda ko agomba kuza kunsura. Yego, urabimbwiye wa mugore. Okay. No, ndabizi, ndamuzi. Twari dufitanye gahunda ko agomba kuza kunsura, sibyo? Yaraje mu rugo nta kibazo, tunaganira ku mugabo we, urumva impamvu nge nisanzuye. Yambwiye nyine ko umugabo we batameranye neza, sibyo? Nanjye bituma nisanzura, kwisanzura akantu kararibwa. Sibyo? Ariko ngiye none ikintu kirimo kunjya mu mutwe gutyo ubona ameze nataye umutwe kuva icyo gihe ntago ari maranyitaba. Cyangwa gakoze nabi. Ushaka gusanga aramure nabi bro. Kavuga ati wa muniga wanje burya hano ibintu bikora neza katagucikaho. No, yavuye mu rugo ambwiye ngo umugabo we ngo aramuhamagaye, sibyo? Umugabo wari umaze iminsi ari safari, sinzi ngo yamusize n'ubundi batameranye neza. Ariko kuba umugabo yaje se ni impamvu yatuma yanga kunyitaba bigeze hano. Guhera nijoro yari afite anniversaire, nge naremeye ndavuga nerekanye kumukoreshereza gift ndayikoresha. Ako Dani narakubwira n'umugore w'umugabo. Man, I don't care. Man, bivuga gutyo. Ura n'umugore w'umugabo, ikindi nyine umugabo we yaje. Kuba yaraje mu karya kantu ntibivuze ko uriya mugore adafite umugabo. Kubyumva neza ariko ngiye twaraganiraga akambwira ko umugore bafite ikibazo. Man, shyira ubwo buryo bwose. Namutse nakubwira ibintu man. N'ubushize nabikubwiye reka umugore w'abandi. Umugabo we nimba yaje telefone nda n'umugabo ifite ubizi gute? None uri kwifyana ukamuhamagara buri kanya. Man, ubwo umugabo yaba afite telefone gute? Yarambwiye ko batameranye neza. Kutamerana neza ni kimwe. Ariko yaje ko atari kwitabaze kandi umugabo yaje batameranye neza. Ibyo nibyo biri mu bintu nshaka kumenya. Basubiranye wenda. Ubizi gute? Mana kukinyanga. Wese ukwirizwa baki. Rumwana mu. Kuba kumva. Buri iki kigi inyicitse amabere ubaye iki kurya uri kurira hano inzu wawe wenda kwisakamba. Uragire Icare hano tuganira. Kandi gabanya amarira hano. Gabanya amarira. Ni igice ariko kibaye. Ubwo urumva ari bya bintu bya danger bikubaye. Abiswa nari nyiri sugira. Ewe mama sugi wanje. Wowe. Wowe takunze kutigeze kudutarunasi. Ego mama wanje ngaho. Ubundi se kwambaye gusa. Giye gukaraba. Giye gukaraba tuvugana maze gukaraba. Kiravuga kandi sindumva ni no kunukira ibintu yafite binuka nazi. Ngoje gukaraba shiri waje, ngajya gukaraba. Imana izaguhana. Jya gukaraba. Imana izaguhana. Rumwana mwe. Sijibwanya ndawutego wakumuda umeze kuriya. Naba nawe. Ngaho genda shiri gukaraba. Tawanda kuzwiza yamuna. Ukanigera utere. Ubwo uzi ikintu ngeze nge nahise ntekereza se
ubwo ni kwa kundi ngo wenda amaze igihe atabonana n'umugabo we yaje kumfatiraho nabyita free. Urakoze rero utangiye gutekereza neza. Ibyo rero ntabwo natuma biha kubera iki bitari kandi byabaye. ntabwo ndetse byamaje kuba bro uwo singe Dani man you are my brother. Nakubwiye inshuro nyinshi ko uriya mugore ugomba kumureka. Afite umugabo man tekana nawe. Uriya mugore arimo gukinisha arimo araza kuruhukiraho. Uriya mugore arimo arashaka kubona time yo kugira ngo akomeze umugabo wenda anamubabaza kugira ngo wenda mongere basubirane neza. Wowe rero uri kugenda mu rukundo ariko uri kujya ku mugore w'abandi. Man tekereza bro. none ibaze ukuntu wataye umutwe wasaze we ntabwo ari kunyitaba siko nyine umugore wawe man ura n'umugore w'umugabo ntabwo ari umugore wawe bro. Nijoro natekereje ese genda ubundi njye muri ko byanze bikunze bari guserebura anniversaire bura byanze bikunze uko nako simbizi sibyo bari kugenda n'ikize nashaka kujyayo n'iki nyine iki se rindo ari kumbaza ngo ndiki ubwe nawe ko atari kumbaza ngo ndinde nari kugenda nkatanga gift naguze namara kwitanga nkataha utanga ndetse nk'umupfubuzi w'umugore w'abandi mani wintuka usiko ngo ari komeza se ubu umupfubuzi w'umugore w'abandi hanyuma so uwo mugore akabiki uri kumfatirana n'ibibazo afite. Njyewe se nta bibazo rwari kumfatirana nabyo. Wowe ibibazo byawe nagomba kubyana kuri uriya mugore. Icyo mfa nawe ntabwo njya mbasha kukubwira ikintu nibura ngo wumve ko mfite ikibazo nangira inama ahubwo uri muranshuta undi kukimba nayobeye hano. Man narakubwiye ngo ufite depression ya danger. Kandi depression ni wowe uzayikoramo. Buri munsi turabipfa tubiganiraho turabipfa. Kandi nyuma nkugira inama nziza man. Kandi nyibisubiyemo reka umugore w'abandi. Kuri umugore mara kuruhukiraho n'ikimenyetso ko kwitabara kumwe n'umugabo we. Baramwiryamira kurya n'akantu. Urubizi ntabwo byamugwa amahoro rero. Ntabwo byamugwa amahoro. Njyaho kugira ngo nduhukireho. Ahubwo yanduhiraho. Ubu ngubu bari kurya akantu n'umugabo wowe wasaze wataye umutwe ngo umugore wawe. Man tekereza neza ubwo uryo mu buvemo. ndabona utameze neza ufite ikibazo. No, tumeze neza. Lucas, I know you. Ndakuzi, iyo umeze neza ndabimenya. Niyo utameze neza ndabimenya. Wambwiye ikibazo ufite please. Abeg. Alright. First of all, meze neza ahubwo nuko umuntu abatekereza ibintu byinshi. Uri kumbeshya. Kuva mu buto bwanjye ndakuzi. Hari ikintu kiri long. Okay, Chrome. Hari byinshi umuntu anyuramo kugira ngo agire icyo ageraho. As a sacrifice nyine nawe mukuru umaze guca muri byinshi ndakeka atari byabe. Ariko nka mushiki wanjye kandi nduta hari experience ufite wowe udafite. Sibyo? Ngira nabi. Uko bisa kose igihe umaze muri urugo uzi ibihabera cyangwa bimwe muri byo. Okay. Kugira ngo umuntu yishyure bills, yishyure buri kimwe cyose gikenerwa muri urugo. Bisaba imbaraga n'ubushobozi bw'indengakamere. Rero ibyo nakubwiraga sinzongera gutaha ntafite igitabo gishyashya. Okay. Ko amaze kuzura ariko turacyakeneye kwiga ibintu byinshi cyane. Noneho cyane nko mu mubano wacu tugomba no kwirageza n'Imana cyane. Ko hano hari iki gitabo nakibonye muri library mpita mvuga ni ikintu sinatana gifite. Ni cya John Piper. Yes. Don't waste your life. Don't waste your life.
don't waste your life. cyane nta mpamvu yo kugira ngo ubuzima bwacu tubwangiza babe Yeah, nibyo. tugomba guhora Nibyo cy'interest dukorera kujya cyane. hejuru cyane Ndabona kiba interest. aho gusa so ugiye kukinsomera baby urakinsomera uyu munsi sibyo please Okay. umaze iminsi utankorera utuntu twinshi Abantu uyu munsi niwe ugiye kubinkorera ahubwo se hanyuma ijambo ry'Imana ryinshi cyane koko Okay. uribuze kubikunda Ego. yego Okay, ibi ngibi biri ku bakristo n'abatarabakristo. none nicyo kintu cya mbere cyatumye kino gitabo nkikunda Wow. kuko ntabwo gifata abantu bamwe ngo aribo kibandaho gusa kireba mu mpande zombi Impande zose. se abatari abakristo babayeho bate abakristo bo babyumva gute Okay. The Bible says, "You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body." Sure. We found that in 1 Corinthians 6:19 to 20. I have written this book to help you test those words as sweet instead of boring. Sure. You are not in one of two groups. Either you are a Christian or God is now calling you to be one. You would not have picked up this book if God were not at work in your life. Umuntu wese uzasoma kino gitabo byanga byakunda Imana hari ukuntu izabiri kugenda imamagara kuko n'umuntu utarahamagawe n'Imana kera uyu munsi yasomye kino gitabo yahita Okay. Yego dukomeze Okay cyangwa mfashe ntayo Okay dukomeze If you're a Christian, you are not your own. A Christian has bought you at the price of his own death. Which death? Jesus is first his own. You now belong doubly to God. rero mushiki wanjye ndashaka yuko utegura imbere yawe hakiri kare cyari mutoya kandi uri umukobwa mwiza ndashaka yuko ushyira imbaraga mu gushaka ubushobozi wowe ubwawe ntuzadipendinge ku bahungu cyangwa se gushaka amafaranga y'indonke aho ngaho yaje fasita uranyumva kunyumva uhora ubimbwira yesi ndakumva kandi ndanabikora kubera icyo uri kumbwira uko nguko nihe mpamvu uri kunjijisha twari turi kuri wowe no okay icyo navugaga ni uburyo mba mbona ubuzima bw'iki gihe cyangwa se imibereho bigoranye kandi nkaba nakwifuriza ikibi pe sibyo I know ikindi mba mbona yuko pe n'ubu ndabibona yuko ukeneye amafaranga yo kujya muri salo ukeneye kwambara neza nk'umukobwa ujyanye na viziyo ukeneye ibigo byose mba mbibona tutabona ariko nyine nanjye hari ibindi bibazo biba binegereje hano mu rugo ikindi urabona nta n'akazi mfite nanjye udufaranga mbonye dukeya nkishyura amabirizi hano sibyo Claudia rero ikintu gusaba ni kimwe no kugira ubwenge kandi ukihangana kwihangana kujya gutera kunesha I know ndabizi mvuze ngo kwihangana gutera kunesha good ese ubundi ntararenga aho ngaho ufite boyfriend He made you and he brought you. That means your life is not your own. dukwiriye kubaho ubuzima bwacu burimo Imana Yeah. kuko ubuzima budafite Imana ubundi bubaho gute
ntabwo ufatika n'ubu ntabwo wari ahubwo numva no mu mubano wacu hano mu rushako rwacu tugomba kuba tubaho dufite imana. ese umuntu wamwitabye tumwiherere none na stress gusa ye kutuvana mu mavuta sibyo? Okay. ariko wamwitaba ugahita ugaruka tukongera tugakomeza tugasoma. Okay, it's okay, fine. Okay. It is God. Therefore, the Bible says, glorify God in your body. Okay, babe. It's okay. Urimo uramamagara umbaza iki ko ndi kumwe n'umugabo wanjye? Urimo uramamagara nyine umbaza iki? Dani. Encore Dani. Umva ntongere kumamagara. Ntongere kumamagara. Wanyumvishe ntongere kumamagara. Sorry wowe. Ntongere kumamagara. Wari wasomye hose? Ine mwe mugiye kuvugana se? Inama tuzana amata.